Mu mateka y'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda cyakolonijwe n'ibihugu bibiri ari by'Abadage ndetse n'Ububiligi, ariko Ababiligi nibo biganje kubera yuko aribo bakolonije igihe kinini. Nyamara Ababiligi kugira bakolonize igihugu cy'u Rwanda byaciye mu nzira nini cyane. Uyu munsi reka tugaruke ku bukoloni bw'Abadage ndetse n'umwaduko w'Abazungu. Ubukoloni bw'Abadage bwaranzwe n'ikintu cyo kwishishanya ndetse no kuryaryana, dore ko abenshi bavuga yuko Abadage nta kintu bahungabanyije gifatika ku gihugu cy'u Rwanda, ariko Abadage ugiye ukareba hari byinshi bangije. Afurika mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na gatatu, iki gihe igice Afurika yari ifite cyakolonizwaga cyanganaga n'10%, ariko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda ho igice cya Afurika cyakolonizwaga cyanganaga na 40%. Birumvikana yuko igice cy'abakoloni cyane muri Afurika cyariyongeraga. Abakoloni babaga benshi baturutse mu bihugu by'u Burayi. Iki gihe nibwo inganda nyinshi zatangiraga ndetse n'amabuye y'agaciro atangira guhabwa intebe. Benshi batangira kuza muri Afurika bashaka kwicukura amabuye y'agaciro cyangwa se bashaka gucukura peteroli. Ibi ngibi byatumaga Abazungu nabo ubwabo hari igihe bageraga bakarwana bapfa uduce tumwe na tumwe two muri Afurika. Urugero nka Kongo. Kongo ni kimwe mu gihugu cyo muri Afurika cyakundaga kurwanirwamo n'Abazungu bashaka kugifata. Kubera intambara z'Abazungu n'ibihugu bimwe na bimwe by'abaturutse i Burayi byakundaga guhurira mu gihugu cya Kongo bikarwana, byaje gutuma hatumizwa inama ya Berlin. Muri iyi nama nibwo baje gukata ibihugu byo muri Afurika. Iyi nama mu mateka ya Kongo ikaba yitwa inama ya Kongo, bitewe n'uko Kongo ari kimwe mu bihugu byatumye ino nama itumizwa. Ibi ngibi nibyo tugiye kugarukaho. Reka ngusabe gukora subscribe niba utarayikora, wibuke no gukanda kukazugira kugira ngo uzajye ubona ibiganiro nk'ibi by'ubwenge mu buryo bukoroheye. Mugiye kubana nanjye Emi. Kuva ku itariki 15 z'ukwezi kwa kumwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo inani na kane kugeza ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na mirongo inani na gatanu, Chancelier w'Ubudage Otto von Bismarck yatumije inama yarimo abakuru b'ibihugu 15 bari bakomeye mu icyo gihe ku mugabane w'i Burayi, hiyongeraho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nama nta kindi yari igamije kitari ukureba uburyo bazajya bahura muri Afurika, kandi buri wese agamije inyungu ze, kandi nta n'umwe ushyamiranyije n'undi, dore yuko icyo gihe intambara z'abakuru b'ibihugu b'i Burayi zari zikomeje gututumba kubera guhurira hirya no hino mu bihugu byo muri Afurika. Ariko iyi nama yari igamije uburyo ki buri wese wamuhahe akazajya yakontora, mbese hakaba mu gihugu cye. Ikindi baganiriye ni uko buri wese yagira ijambo ku kibaya cya Kongo. Iki ngiki cyari igice cya Afurika yo hagati ndetse n'iy'Iburasirazuba, dore yuko giherereye ku muganda wa gatanu ukajya muri Zambezi, kigakora ku nyanja y'Abahinde ndetse no ku nyanja ya Atlantique. Ikindi barimo bigaho ni uko igihe habayeho gushyamirana nta gihugu na kimwe cyakitirirwa ubutaka bwa Kongo, dore yuko ibihugu byose buri kimwe cyashaka gufataho ku butaka bwa Kongo. Ikindi baganiraga ni uko buri gihugu cyakemererwa kuzajya gicisha amato yabo mu mugezi wa Nile ndetse no mu mugezi wa Kongo, tutibagiwe n'umugezi wa Niger. Ikindi baganireho ni uko ku nkombe zimwe na zimwe zo ku mugabane wa Afurika ikijyanye n'ubucuruzi bw'abacakara kigomba guhagarara, dore ko iyi ngingo yaramiye Abanyafurika benshi, kubera ko guhera icyo gihe ikijyanye n'ubucuruzi bw'abacakara ntabwo cyongeye gukorwa, ahubwo Abazungu bahise baza muri Afurika batangira gukoreza ibihugu bitewe n'ukuntu babihawe. Nta kindi cyakurikiyeho kubera ko igihugu cy'Ububiligi icyo gihe cyagaragaraga yuko ari igihugu kitari hejuru cyane ugereranyije n'ibihugu byari bihari icyo gihe. Igihugu cy'Ububiligi cyagaragaraga nk'aho ari igihugu kitabangamira inyungu z'ibindi bihugu, maze umwami Leopold aza guhabwa igihugu cya Kongo bitewe n'uko yagaragazaga yuko ibihugu byose byari muri iyo nama ko ari 15 byari bikomeye, nta na kimwe yari kubangamira mu gihe gishatse kwinjira ku butaka bwa Kongo, maze Kongo iza guhinduka akarima ka Leopold. Byumvikane neza ko icyo gihe Leopold ibyo bumvikanye muri iyo nama yatabyubahiriza, igihugu cya Kongo bari kukimwambura nta kabuza, ariko yaragiye arabyubahiriza maze Kongo arayiyobora. Uwo nta wundi ni Leopold wa kabiri wayoboraga igihugu cy'Ububiligi. Reka tugarike gato ku byarebaga icyo gihe igihugu cy'u Rwanda, dore ko icyo gihe igihugu cy'u Rwanda cyari cyahawe igihugu cy'Ubudage. Igihugu cy'Ubudage icyo gihe cyari gikomeye, twibukiranye neza Chancelier wacyo Otto von Bismarck niwe wari watumije iyo nama ndetse aza no kwiyobora, dore yuko inama ya Berlin yaje ku itangiriro ry'ubukoloni mu gihugu cy'u Rwanda. Mbere y'inama ya Berlin mu gihugu cy'u Rwanda nta mukoloni wari warahageze ndetse n'Abazungu ntabwo bahagendaga. Nubwo igihugu cy'u Rwanda kitari kizwi, Abazungu niho ikijyanye no gukata imipaka
icyo gihe ntabwo bacyitagaho, dore yuko imipaka y'igihugu cy'u Rwanda itaje gukatwa neza kubera yuko ari uduce na tumwe two mu gihugu cy'u Rwanda twaje kurengerwa tujya mu gihugu cya Congo, utundi tujya mu gihugu cya Uganda ndetse no mu bindi bihugu bidukikije. Bitewe n'ukuntu u Rwanda rutagendwaga, ntabwo bari bazi imipaka yarwo uko ingana. Nk'aho ibyo bitari bihagije, iburengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda hafi ya bwose bwari bwashyizwe mu gihugu cya Congo, dore ko imipaka mishya ya leta ya Congo yari imaze gushingwa n'iyo nama yazaga ikagera mu gihugu cy'u Rwanda, igafata Ruhengeri uciye za Gisenyi ikamanukira ku Kibuye ndetse n'Icyangugu. Ibi ngibi ukaba wabisanga ku ikarita Rwanda Burundi yo mu 1884 n'igihumbi 1913 cyanditswe na William. Iki gihe igice cy'uburengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda cyari cyashyizwe mu gihugu cya Congo, maze umwami Leopold wa kabiri atangira gusaba n'ikindi gice cy'igihugu cy'u Rwanda cyari cyasigaye, ndetse ashaka kuvuga ati bakimereze. Nubwo igihugu cya Congo cyari leta yigenga yari yahawe na Leopold wa kabiri, iki gihugu cya Congo ubucuruzi bwari bufunguye ku bindi bihugu byose, kubera yuko ibindi bihugu nk'Ubudage, Abafaransa n'Abanyaportugal n'Abongereza nabo bageraga gutya bakajya mu gihugu cya Congo bagiye gukorayo ubucuruzi bijyanye n'amabuye y'agaciro. Ariko ibi ngibi babikoraga umwami w'Ububiligi Leopold wa kabiri yarahawe igihugu cya Congo. Hari amakuru avuga yuko chancelier y'Ubudage Otto von Bismarck hamwe n'umwami w'Ububiligi Leopold wa kabiri mbere y'inama ya Berlin bari barumvikanye yuko bagomba kumuhereza igice cya Congo, ariko ibi ngibi bari barabyumvikanye, ariko ikintu batari barumvikanye neza ni ukuntu Leopold yaje kwedura imipaka y'igihugu cya Congo yarangiza akayigeza muri 1/2 cy'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi byaje kumurakaza, ariko baza kubihindura. Ukuntu abazungu bakolonizaga byabaga biteguye neza. Mbere yo kuza muri Afurika babanzaga kohereza intasi zikabanza zikiga kuri icyo gihugu ndetse zikareba n'imiterere yacyo n'ukuntu abaturage bacyo babayeho. Ibi ngibi nibyo byaje kuba mu gihugu cy'u Rwanda ubwo Von Goten yaje kuza mu gihugu cy'u Rwanda aje kuneka uburyo igihugu kimeze. Von Goten wari warorejwe mu gihugu cy'u Rwanda nk'intasi niwe waje kubwira Ubudage n'Ububiligi ko imipaka y'igihugu cy'u Rwanda na Congo igomba kugabanwa n'ikiyaga cy'Ikivu. Niko byaje kugenda, amakuru yaratanzwe n'intumwa y'Ubudage yaje gukurikizwa, maze imipaka iza kugabanwa n'ikiyaga cy'Ikivu. Igitekerezo cya Von Goten kitaza kwakirwa, ubu ngubu igihugu cy'u Rwanda cyari gifite ubutaka bunini buri mu gihugu cya Congo, dore yuko n'ubusanzwe igihugu cy'u Rwanda ari igihugu gitoya. Igihugu cy'Ubudage cyoherezaga abantu kugira ngo baze mu gihugu cy'u Rwanda gutata no kureba uburyo igihugu cy'u Rwanda kimeze, dore ko mu mwaka w'1890 haje koherezwa Emile Bacha, akaba yaraje ahagarariye itsinda ryari rije mu gihugu cy'u Rwanda mu kureba ukuntu igihugu cy'u Rwanda kimeze. Nk'uko byari byateguwe ko agomba gusura igihugu cy'u Rwanda, agasura abami akabaganiriza, ariko siko byagenze. Emile Bacha yaje guhitamo kwerekeza mu gice cy'amajyaruguru ajya kwishakira amahembe y'inzovu. Iki gihe mugenzi we Francis Storman nawe ntabwo ageze mu gihugu cy'u Rwanda, ariko we yagarukiye hafi y'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi byaje gukomeza aho nyuma y'imyaka 2 bano boherejwe kureba igihugu cy'u Rwanda. Ikindi cyakurikiyeho ni uko Abadage bahise bizira mu gukoloniza igihugu cy'u Rwanda. Baza ikintu cya mbere bazanye ni abasirikare, dore yuko bahise bazana batayo z'ibigo bya gisirikare babishyira hafi y'igihugu cy'u Rwanda, ndetse izo batayo zaje no kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda, dore yuko ku gihe cy'Abadage mu gihugu cy'u Rwanda hari ibigo bya gisirikare by'Abadage. Abanyarwanda bakibona abazungu nta kindi bakoze bashatse kurwana nabo, ariko ibyababayeho ntibisanzwe kubera yuko imbaraga z'isasu n'imbaraga z'umuheto ziratandukanye cyane, dore yuko ababigerageje abenshi bagiye bitaba Imana. Urugero rw'umunyarwanda washatse kurwanya abazungu akarinda napfa, uwo nta wundi ni Rukara rwa Bishingwe. Rukara rwa Bishingwe yaje kugerageza kurwanya abazungu ndetse anabigira hari abahitana bamwe na bamwe, ariko nawe bazi kumuhitana. Urugendo rwe rurangira aho ngaho. Tugarutse ku Badage, kimwe mu cyatumye bohereza abasirikare benshi barangiza bakabashyira ku gice cyabo cy'umupaka ubahuza na Congo, ni uko babonaga yuko umwami Leopold yarakomeje kotetera imbibi z'igihugu cy'u Rwanda. Ese Abadage bageze mu gihugu cy'u Rwanda babanye gute n'abaturage? N'ibindi byinshi tuzabibagezaho mu gice cy'ubutaha. Reka ngusabe gukora subscribe niba utarayikora hano kuri Bigiri TV, kugira ngo tuzabane mu gice cy'ubutaha cy'uburyo abami abaturage bayoboraga babasha kubana n'Abadage. Ese Ababiligi baje gute mu gihugu cy'u Rwanda? Ese ubutegetsi bw'Ababiligi n'ubw'Abadage, ese ni ubuhe bwahonyoye cyane uburenganzira bw'Abanyarwanda? Ibi ngibi nibyo tuzakugarukiraho, naho ubundi mwari muri kumwe nanjye Emmy, naho ubutaha.